uyu munsi reka twerekezeyo. Ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu dushira amatsiko tumenye byinshi bituma abanyamahanga abato n'abakuru bose baturuka imihanda yose baje kwishima, ariko cyane baje kumva icyanga cy'ubuzima bwo ku mucanga. Aka ni agace abahazi bahamya ko habaye ubukombe mu kwigarurira imitima ya benshi bakunda ubuzima bwo ku mucanga. None abahaza bahakundira iki kirenze ahandi? Mazina ni Irene, naturutse i Kigali. Mu y'akazi bugomba kuza ukaruhura mu mutwe. Gisenyi ni ahantu heza cyane, hari abantu beza, tamutamu haranshimisha, bituma umuntu aba fresh mu mutwe. Umuntu aba amenyereye pisine z'i Kigali, ariko iyo ugeze mu Kivu urishima cyane kabisa. Amazi magari aba ari meza cyane cyane kuri tamutamu, ni ahantu heza kabisa. Niyo utazi koga wabonye ko n'abana bageramo, abazi koga batabizi ni sawa, nabo baroga bose. Aha hafite mwihariko ki? Bisaba amafaranga ngahe ngo hasohokere? Warya iki ukanywa iki bigendanye n'umufuka wawe? Ubwo byemeye ngwino tujyane. Ikaze kuri tamutamu ku mucanga. Kubazi koga na amata by'aya mavuta, ariko n'abatabizi nabo nta mpungenge. Nitwa Mugabe Gadi, nkabanywera tamutamu. Umutekano urahari kuko twakizeho imbago abantu batagomba kurenga batazi koga. Ikindi ni ahantu heza cyane ho kogera ko hari umucanga. Ikindi nkuko mubibona ni ahantu umuntu agenda ahagaze kugeza amazi amugeze mu gatuza. Iyo utazi koga rero ntiwemerewe kugera ku madarapo atukura, kuko iyo ugize ikibazo uri inyuma y'utudarapo ushobora kugira ukaba wateza impanuka, ariko uri imbere ubutabazi bw'ibanze bukugeraho nta kibazo. Abakina barakina, abashaka kwishimisha bakina volley, bakina futu, bakina agati. Banyita Maître Nageur Gondebol, abankora ha tamutamu umucanga ku mazi. Hakaba haza abantu benshi cyane batugana, so harimo abakenera koga, harimo abantu baba bizi koga n'abatabizi. Kaba ari nge muntu ufasha abantu bose batazi koga, bakeneye ubufasha, bakeneye ubumenyi. So mbitaho neza cyane mu gihe cy'isaha imwe umaze kumenya koga neza cyane. Iyo nawe barimo baramwigisha koga, murabona ntabyo azi, ndabona afite ubwoba bwinshi cyane, ariko ari buze kubasha kuva ngaha yatinyutse amazi neza cyane. Uretse imyidagaduro ifasha abantu kuruhuka mu mutwe no kwibagirwa imihangayiko, tamutamu ifite undi mwihariko ituma uje Gisenyi wese yumva ko mu gihe yaje ariko ntagere tamutamu yumva umutima umucira urubanza. Nitwa Mugiraneza Aimable, ndi umukozi ushinzwe serivisi muri tamutamu. Tamutamu ni ahantu hagari abantu bashobora kwidagadurira, hari umucanga, hari aho kogera abantu bisanzuye, aho umuntu yakinira volley n'indi myidagaduro yindi isanzwe. Ariko ikirusha icyo ushobora no kuhafatira ifunguro ryo kurya, ukayafatira n'icyo kunywa. Umwihariko wacu icyambere dufite ahantu hagari umuntu ashobora koga, yaba atabizi ntabe dufite impungenge z'uko yarohama. Undi mwihariko dufite ni serivisi nziza ku batugana. Muri benshi twakira ntawe ujya agenda atunenga. Tugira abakiriya benshi, abazungu nk'uko mubibona, abakongomani. Iyo bimeze neza hakurya tuba dufite abakiriya benshi b'abakongomani, ariko dufite n'abanyarwanda benshi baturuka i Kigali, baturuka mu ntara zindi zitandukanye batugana. Abahagera bwa mbere babona umucanga, bakawudagadura, barya ku ifi yacu bakavuga ati tuzagaruka. Urebye mu biryo ducuruza biribwa cyane, ifi ni umwihariko wacu. Twotsa inkoko, twotsa ifi, brusheti, twotsa brusheti z'ifi, ubwoko butandukanye bw'amabrusheti, tugira amafiriti, ariko twakoze n'umwihariko wundi twongeyemo igikoni cy'amapiza n'amabaga, kandi bikunzwe cyane. Abantu benshi iyo baje hano baza babaza ifi ya tamutamu, rwose si uko makora
irigaragaza kandi nawe ngira ngo nakwereka ukuntu bimeze. Twateguye ibintu byinshi muri uno mwaka dutangiye, hari ukubaka iyindi bare epfo hariya ngira ngo wabonye ko twatangiye, duteganya kubaka kontwari nziza yongeramo ibirenze ibyo dufite aha ngaha. Hagati twapimyemo nanone dushobora kubakamo inzu iri VIP ishobora kwakira abantu mu gihe bibaye ngombwa ko bashaka ahantu biherera. No ku mazi twateguye intebe zindi zigomba gusimbura ziriya kuko ziriya zirashaje n'imitaka, ndetse n'ubundi bwato twatumije. Abantu benshi bakunda ubwato kuko urumva ku mazi muri yamaze kwidagadura, abashaka no kwidagadura mu mazi agomba kujya mu bwato. Dufite ubwato rero bune, duteganya kongeramo ubundi butanu kugira ngo bigende neza kandi bujyanye n'igihe. Intego yacu ni ugukomeza gutanga serivisi nziza ku batugana, cyane cyane ku baturutse hanze y'akarere ka Rubavu. Iyo baje batugana urumva ko bagenda bavuga ko Rubavu itanga serivisi nziza kandi koko nibyo, bakagenda bazagaruka. Niyo ntego yacu rero, gukomeza gutanga umusanzu wacu twubaka dutanga serivisi nziza. Oya Tamutamu buri umwe wese yisangamo, kuko ibiciro biratandukanye, ntabwo duhenda mu by'ukuri. Ushobora kurya burusheti y'ibihumbi 2,000, undi akarya ifi y'ibihumbi 10, ushobora kunywa amazi ya 500, undi akanywa GNB y'ibihumbi 25. Urumva ko buri mwese yisangamo. Uyu munsi tukaba twatembereye ahitwa kuri Tamutamu. Ntekereza ko mwasobanukiwe byinshi n'umwimerere w'aka gace ka Tamutamu, akundwa cyane n'abakunda kuryoshya ibirori, ariko kandi bakagira umwihariko wa za burusheti baje batubwira nizo zizi. Ngize amahirwe nanjye yo kuba ngiye kuziryaho, ndetse si izo gusa kuko hari n'ifiriti, ngiye nkunda ifiriti cyane, nizo ngiye kuryaho kugira ngo nanjye sogongere ku cyanga cy'ibyiza bya Tamutamu. Birashoboka ko nkurangiye ahantu heza uzasohokera n'inshuti zawe. Nimugerayo muzagira ibihe byiza, maze nawe nugaruka uzanshimire. Uzibuke kubika ifoto y'urwibutso rw'ibi bihe bidashira. Iyi ni The Zoom TV 24. Kanda ako kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe. Tukomeze tugendane n'ahandi hose tuzajya, ntuzacikwe.